Isoko rya Nyarugenge rwagati mu mujyi wa Kigali ryatangiye mu gihe cy'ubukoroni. Umusaza Sudi Munyentwari, umwanditsi akaba n'impuguke mu mateka y'Abayisilamu, avuga ko uko imyaka yahitaga isoko ryagiye rihinduka kimwe n'umujyi wa Kigali muri rusange. Isoko rya Nyarugenge ni rikuru kubera ko iyo urebye ku karita y'umujyi wa Kigali yo kuva mu 1914 kugeza muri 1936 riya soko ryari ririho, ryari rikikijwe birumvikana n'amaduka. Iko uribona hari ririya soko rishya niho ryari riri n'ubusanzwe kuva ku rw'Abadage kugeza ku rw'Ababiligi no kugiye kizi Republika uko zakurikiranye. Ahazwe nka quartier commercial ahubatswe isoko ngo niho ubucuruzi bwari bwiganje mu gihe cy'ubukoroni, ariko bugakorwa hanini n'abanyamahanga. Quartier commercial yari quartier igizwe n'amaduka y'Abarabu n'Abahindi, yewe n'abagereki bakeya, ariko nta mwirabura wari ufite mu iduka kugeza mu myaka za 70. Abirabo batangiye kubaka hano uvuye imbere ya Hotel Gloria umanuka mu Gakinjiro, hanyuma n'aya mazu ari hirya Mateus ugana kuri ahari gare, nari yandi uhereye ahari Bank Commercial kare ntuza yo muri quartier commercial kugenda ugana kwa Rubangura, ari niho ntuza birabo batangiye kubaka. Ni ibyavuba rero muri za 70. Umusaza Kayitaba Arufan wacururije mu isoko rya Nyarugenge kuva mu mwaka w'1965 kugera mu 1990, avuga ko imiterere y'iryo soko rimwe na rimwe yabangamiraga barikoreragamo. Isuku ntabwo yari ishimishije, harimo umwanda mwinshi mbere, ndetse habanje kuri ibyondo nyuma baza gushyiramo agasima, ari mu cyondo imvura yagwa tukiruka tukajya kugama. Byari nk'ibintu byo kwirwanaho, mbese ntabwo byagaragaraga nk'uko ngubu bimeze, byateye imbere cyane. Kuvuga igice kimwe cyari gisakaye ikindi kidasakaye, hari hasakaye kereka ahantu babagiraga aho bagurishaga inyama niho hari hasakaye, ahandi hose isoko ryose ntabwo ryari risakaye. Umusaza Kayitaba avuga kandi ko ubucuruzi bwahinduye isura muri iki gihe, kimwe n'uko imikorere ubwayo itandukanye n'iyo hambere. Nta mashyirahamwe y'abagabo, buri muntu yirwaniraho ku giti cye. Umuntu yakora ku giti cye, nta mashyirahamwe. Naho ngo abantu barishyira hamwe bagacururiza hamwe, barajya se niyo waba ucuruza wenyine mukagabanya inzu imwe mukayicururizamo muri abantu barenze umwe. By'ubu ngubu bimeze neza cyane. Iri soko rya Nyarugenge kuri ubu ryaravuguruwe ryoka ku buryo bwa kijyambere, mu gihe mu myaka yo hambere y'imvura yagwaga ngo abantu bajya kugama, bitandukanye nuko bimeze ubu ngubu, kuko iyi imvura igwa ari abacuruzi ari n'abaguzi, akazi kaba gakomeza nk'uko bisanzwe. Jean Damascene Manishimwe, Televiziyo y'u Rwanda i Kigali.